hejuru y'iyi fazi igiye gukurikiraho nutiga iby'ubuhanuzi ngo ubimenye komeza wishyire umugore mu ijosi ushyiremo wiyishe ntaririrwa. Mu gifaransa niyo bavuga ngo il faut appeler le chien en son nom, ugomba kuvuga imbwa mu izina ryayo. Niba yitwa simba ni simba, niba yitwa dodi ni dodi, nta mpamvu zo kugira ngo uyihindure. Aba bahagarara imbere Imana irimo kubashinja ngo mbega abaganga babi, mbega abaganga b'abagome, mbega abaganga badashoboye gukora umurimo bahamagariwe. Komora uruguma baruca hejuru, murumva icyo ari cyo? Hari akajagari gateye isoni, gateye n'ibibazo mu misengero ubu ngubu turimo kugira tubona mu nsengero. Umubare munini w'abasenga si abasenga ku Isabato, si abasenga ku Cyumweru, bazi ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo yabo myiza. Uranyumvira? Bakeneye kwiga icyo bita la notion de la justification par la foi. Bakeneye gusobanukirwa n'ibyigisho byo gutsindirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Bakeneye gusobanukirwa n'uburyo umunyabyaha kira n'igisabwa ibijyanye n'ibyo bagutoje. Uri muri ADP, uriga nk'ibya ADP igomba kwiga. Uri mu Adventiste umunsi wa kane ngo tugenziga iby'Abadventiste. Uri muri Islam nta bindi nshobora kumva ntibishoboka. Uri mu Anglikane amahame y'Abanglikane yo nzakurikiza n'ibyo bantoza. Umupresbyterian nawe nuko, wo muri Restoration nuko, Zion nanjye nzakurikiza niko. Murumva ibintu mubamo. Insengero zuzuye injiji gusa zatsiratsije. Ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru yanga igice kimwe cy'ibyanditswe byera kandi byose byarahumetswe n'Imana? Ni gute amadini apakiye abantu arimo kubafasha kugana neza ku munwa gihono? Ba pastori mu nyumva, ba padiri mu nyumva, bakuru b'amatorero, bayobozi b'amakanisa muneza amatwi, muzakubitwa inkoni nyinshi kuko mutigeze mushaka kugira ngo mwigisha abantu kuri nk'uko kuri, ahubwo mwashimishijwe no kwigisha abantu kanuni za kanisa. Abadive bafite amahame yabo, Gatolika amahame yayo, Protestant amahame yayo, madini yose amahame yayo. Ibyo ninde wabibatumye? Abarundi murabyumva, Abakongomani muri iki gice cy'iburasirazuba muranyumva, Abagande mu majyepfo murabyumva, Abatanzania bajya bandelefona namwe murabyumva. Cya kinyoma cy'abajya bababeshya ngo za purigatori, ibyo ni ibyabo, ntaho tubibona muri Bibiliya. N'ubugingo nukurimbuka. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye bacuca hejuru, bantu mudefira ku Isabato, bantu mwirirwa mugenda mu nsengero ku Cyumweru. Aba babonye bazi ko muri abantu b'Imana. Ibaze kugira ngo idini riterane riziri ngo riteranye mu izina ry'Uwiteka, ahubwo ari abakozi ba Satani ku mugaragaro. Hari izindi njiji zindi, namwe bantu mwizirika ku mategeko mukumva ko ari yazabazamura iki kirengo bageze mu bwami bwo mu ijuru. Muzapfa rumwe, muzapfa nk'imbwa mwese. Nta mbabazi itegeko rya Repubulika y'u Rwanda ntabwo rishobora kukubabarira na buke na busa. Hari abashyira imbere amafaranga, hari abashyira imbere ibitangaza, hari abashyira imbere amasakaramentu, ukashakisha ibyo barimo n'icyo Bibiliya ivuga gasanga igihushane diametralement opposé. Bahagarara imbere muri ry'amafaranga yabo babature, dore ko babazi ngo batuye Imana. Ni byiza, ni wo muco twatoje. Oyahembwe uyarye, wanga kubagezaho iby'ubwami bwo mu ijuru, bazakwereka ubwo impanda y'imperuka izabivuze. Bazakurya nk'urya ibiryo. Uyu munsi reka twishimire ko Imana iduhaye igihe cyo kubaho kandi twongeye mu minsi yo kubaho kwacu undi munsi udasanzwe. Amagambo yacu tugiye kuyahera muri Mariko igice cya 2. Turasoma Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4. Yakijije ikirema cyari gihetswe n'abantu 4. Haranditswe ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzira, benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko babwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Reka tubanze tujye mbere gato. Abaduteze amatwi ndabasaba kugira ngo bitondere iby'aya magambo bayumve neza. Hano hari abantu 4 bahetse ikirema. Ari ikirema ubwo bose bakaba baye 5. Baza bahetse icyo kirema, bakizanira Yesu kugira ngo agikize. Baje basanze abantu ari benshi, mu rugo buzuye,
mu nzu buzuye bari iruhande rwa Yesu, biba ngombwa ko bigira inama yo gusakambura inzu. Bamanura neza icyo kirema aho Yesu yari ari. Bibiliya tubwira ngo Yesu abonye kwizera kwabo, niko imaze kuvuga, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Hano rero reka twumve neza kandi buri muntu wese asobanukirwe n'ibirimo aha. Yesu abonye kwizera kwabo, ikirema n'abakizanye, aramubwira ngo ijambo rikomeye, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Kambabwire, ayo magambo Yesu yavuze n'ibyo yarakoze, ibyo byateye ibibazo inteko z'abantu, cyane cyane mu nzego zo hejuru z'idini bari bateraniyemo aho ngaho. Erega inteko yari ihari igose Yesu yari nini, yari nini cyane. Yesu abarimo hagati. Ntabwo abari barimo aho bari barigeze bababarirwa ibyaha byabo. Nikibyerekana, ndababwira, ntibigeze n'umunsi n'umwe bamenya cyangwa se ngo basobanukirwe n'iby'uwo murimo wo kubabarirwa ibyaha. Ntabwo bari babizi, kubw'ibyo ntabwo bari barigeze bababarirwa. Bari bafite ikibazo gikomeye cyane mu mitima yabo. Bari iruhande y'ubabarira, ariko ibyaha byabo ntibigeze babibabarirwa. Ikintu cyari kibashishikaje abo bantu bari aho kwari kumva amagambo gusa, agaca mu matwi, agaseruka mu yandi, akigendera, akaguruka. Ikintu kibabaje ni ukugira ngo izo nteko z'abanyedini b'imbere, nk'uko tugiye kubisoma mu kanya, babe bari aho ngaho, ariko nta kindi kera kirabura mu mibereho yabo kijya kibashishikaza, atari uko bakwigisha abantu bakababwira byinshi nabo bwabo bitigeze bihindura. Ariko umuntu yakwibaza ngo ubundi bigishaga iki? Bayoboraga abantu baberekeza he ko bari abayobozi? Mesiya bavugaga akaba yari abarimo, kuki batamurebaga ngo basobanukirwe nuko wahanuwe imyaka myinshi ari wowe uwo nguwo bicaranye barimo kumwaho ngaho? Byumvikana bite se uburyo umuntu yakwiha kuyobora abandi, akabajya imbere, akababwira ibyitwa ngo ni iby'Imana, nawe ubwe ataza aho abayobora? Dusubire muri Luka, aho ngaho nari ndimo kubasomera igice cya 2, duhere ku murongo wa 6, wenda duhere ku wa 5. Yesu abonye kwizera kwabo abo bose baba bazanye icyo kirema, yaba n'icyo kirema, abonye kwizera kwabo aravuga ati, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Umurongo wa 6, ariko hariho abanditsi bamwe, mwumve, hariho abanditsi bamwe bari bicayemo, maze batangira kwiburanya mu mitima yabo bati, umurongo wa 7, ni iki gitumye uyavuga atya? Arigereranije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya ibyo biburanya mu mitima yabo. Yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni iki? Ari ukubwira ikirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe? Cyangwa ari ukukibwira nti, byuka wikorera ingobyi yawe utahe? Umurongo wa 10, ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ububasha, afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya arasohoka imbere yabo. Reka ngeze aha ngaha katuganire, abantu bamaze iminsi bateze amatwi y'iradiyo, tuganire. Insengero mujyamo, ndabizi ko ari benshi baduteze amatwi. Insengero mujyamo, murabazwa iki kibazo ngo mujyanwaye nuko ibyaha byanyu bikwiye kubabarirwa, mujyanwaye no kwishakira ibitangaza? Ni icyo ubundi kibajyanayo? Kuko kubigaragara Yesu yakoze ibintu bibiri. Icya mbere, yabwiye ikirema ngo ibyaha byawe urabibabariwe.
ibyo biteza ibibazo, biteza ingorane, abantu batangira kwiburanya mu mutima, biteza akajagari, kandi ibi byakorwaga n'inzego z'idini zo mu rwego rwo hejuru. Ikindi cya kabiri yakoze igikorwa gikomeye cyane, abwira ikirema ngo byuka noneho, fata umusambi wawe, fata ingobyi yawe, fata ibyo bari bakuzanyemo, byikorere nurangiza witahire. Bibiliya iratubwiye ngo asohoka anyura imbere y'abantu, agenda abantu bose bamureba. Nabajije ngo muntu ugenda ukadefira ku cyumweru, ukadefira ku isabato, ukava iwanyu ku munsi w'ijuma cyangwa se wa gatanu, kuba kuze kwita wa gatanu, ukicara mu musigiti, ukicara muri kiliziya, ukicara mu rusengero, ahariho hose usengera, ibyo n'uburenganzira bwawe. Ko hari ibintu bibiri by'ingenzi, ikikujyanayo ni ikihe? Urabazwa muri uyu mwanya ngo ni iki kikwicaza aho ujya witwa ngo ugiye kumva amagambo y'Imana? Ni ibitangaza ukurikira? Ni ukugira ngo ibyaha byawe, dore ko ufite byinshi byakurenze, bibabarirwe? Subiza neza witonze iby'ayo magambo. Yesu yabwiye Nikodemu mu gice cya 3 cya Yohana, amubwiye amagambo akomeye cyane, amushwishwiburije ko naramuka atabyawe ubwa kabiri, akaba atabyawe n'amazi n'umwuka, akaba atabaye umwana w'Imana nk'uko bikwiriye, Imana ikaba idahinduye umutima we ngo igire ikikorera ubugingo bwe, uwo nguwo ubwami bwo mw'Ijuru atekereza abwivane mu bwonko bwe. Kuko yashyizeho n'indahiro aravuga ngo ni ukuri ndakubwira ko nutabyarwa n'amazi n'umwuka udakwiye kwinjira mu bwami bwo mw'Ijuru. Icyo kintu cyambabaje ni ububazo bw'amafuti bwa makusudi Nikodemu yabajije nk'umuntu uhagarariye Abisirayeli, nk'umuntu wigisha, nk'umwigisha amategeko, abaza utuntu tw'ububazo tw'amafuti, ngo ubwo se ngo nugusubira mu nda ya mama, ngo se ngo ko nkuze nakongera nkaba umwana nkongera. Yesu yaramushubije yeruye, aramubwira amagambo akomeye atyaye, aramusobanura ngo reka nkubwire Nikodemu, nta kindi kigukwiriye, yaba wowe yaba na wene wanyu, mwese mukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Amubaza uko bigenda, arakomeza amubaza ibibazo byinshi. Yesu none haramwerurira, asa naho amujombye igikwasi, umusumari cyangwa se urushinge, amaza ngo nikoye, ubundi niba wigisha ukaba warigize umwigisha w'Abisirayeli, ukaba utazi ibi, ubundi wigisha iki? Wigisha iki? Ntabwo uzi iby'inzira yo guhinduka ko mu mutima, ntabwo uzi iby'inzira yo kubyarwa ubwa kabiri, ntabwo uzi iby'inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ntabwo uzi ukuntu abantu bagomba kubona amahoro biherewe n'Imana. Kuba nta buhamya ufite, ubwo iyo uhagaze imbere y'abantu bigisha, ukaba warigize umwigisha w'Abisirayeli, urabigisha iki? Mbega ikibazo cyiza cyakagombye kubazwa abantu bose bitwa ko bahagarara imbere y'abantu. Uyu munsi murabazwa n'Imana ngo, ariko ubundi iyo muhagaze imbere y'abantu mu misigiti, mugahagarara imbere y'abantu muri kiliziya, mugahagarara imbere y'abantu mu nsengero, ibyo mubwira abantu ni ibihe? Ibyo mwigisha abantu ni ibihe? Ibyo mutoza abantu babicaye imbere, mubaganirira ku bijyanye no gukira kwabo ni ibihe? None nibariza abatwumva, muratekereza ko hari umuntu uzakandagira mu bwami bwo mw'Ijuru atabyawe ubwa kabiri? Yesu yabirahiriye Nikodemu, niko nanjye mbivugiye kuri mikoro, ko umuntu uwo ari we wese utanyuze inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo abyarwe ubwa kabiri, ureke ibyo kubyarwa n'ababyeyi bacu, ngo abyarwe noneho n'Imana, b'umwana w'Imana nyirizina, abona amahoro yo mu mutima. Niba unasenga nushaka uzabihagarike, niba unabwiriza hagarika, niba uri umuyobozi w'idini hagarika, icyo uri cyo cyose fasha manjwe hasi, egera Imana, nawe ubanza umenye iby'iyi nzira, ubona aho uyobora abandi. Mitihise sezera mu by'Imana, uvemo, ureke abahamagawe n'Imana bajye mbere. Icyo nababwira cyo, uko twese turi hano ku isi, twarabyawe, tuvuka bwa mbere. Kuvuka bwa mbere murumva icyo ari cyo? Ni ukubyarwa n'ababyeyi. Buri muntu wese nuteze amatwi y'iradiyo, nuzayitega amatwi ikindi gihe, so na nyoko nibo bakubyaye. Nubura uwa so na nyoko rero urapfuye, kandi uzapfa nk'imbwa. Wakagombye kuba uw'Imana noneho, wavutse ubwa mbere, ubyarwa na so na nyoko. Imana irashaka ngo nayo ikugira umwana wayo. Urabyemera uzajya mu ijuru, urabyanga uzapfa.
ibintu ni bibiri, inzira nta gice cyo ku ruhande cyangwa se cyo hagati gihari. Oya, ingorane ni ukutamenya iby'iyi nzira. Bimenye byanga byakunda. Niba ufite Bibiliya iwawe cyangwa se ufite no mu murenge utuye muzi ko hari abantu batunze Bibiliya ukaba utarayisomye ngo umenye neza iby'iyi nzira, urapfuye nabi. Yigende niba ushaka kuzajya mu bwami bwo mw'Ijuru. Yihorere utegereze urupfu. Inzira ni ebyiri, nta n'uwaguhata. Bibiliya igice cya 15 cy'igitabo cya Yobu umurongo wa 14 haranditswe amagambo akomeye avuga ngo umuntu niki kugira ngo yere, n'ubyawe n'umugore ngo abo mukiranutsi, dore abera bayo ntabwo biringirwa, ndetse n'ijuru ntabwo ritunganye imbere yabo. Nkaneswa umuntu w'igicamuke wangiritse ugotomera ibyaha nk'amazi. Ngaba abantu ko duteye, ngiyi sura y'abantu. Turi babi, twavutse turi babi. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9 haranditswe ngo guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro ku mwana w'umuntu ntahazima, ntaho ngo ni ibisebe binuka. Iyo wumva niba Imana ivuga ngo uranuka, uzigira mu izuru gatoya. Ibisebe binuka bitigeze gukandwa habe no kubobezwa n'amavuta, ngo kuko Imana ivugwa abantu. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 irongeraho ngo bose bakoze ibyaha nta n'uwashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Mwabyumvise? Paul we yaravuze mu gice cya 7 cy'Abaroma umurongo wa 24 ngo ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Turarugendana. Umuyobozi ararugendana, utari umuyobozi ararugendana, uw'imbata ararugendana, umutunzi ararugendana, umucakara ararugendana, udatunze ararugendana, mayibobo zirarugendana, abanyamadini bararugendana, abantu bose bagendana urupfu kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Hakwiye rero ubwiyunge bukomeye hagati y'umunyabyaha n'Imana, yarangiza akaba byawe n'Imana, akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, akaba uw'Imana nyirizina. Uwo wenyine ubyawe n'Imana niwe ukwiye kuzaragwa ubwami bw'Imana. Bibiliya y'ubwayo birakwiriye ni kwivuga ko abantu bakwiye kubyarwa ubwa kabiri. Yesu yabitanzemo indahiro mu gice cya 3 cya Yohana. Niba rero yararahiye abantu ntibanyure iyi nzira kandi bayigendemo neza, mu nzira yo kubyarwa n'Imana cyangwa se kuba umwana w'Imana, kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, se bona imvugo yari yose wakoresha, guhabwa amahoro yo mu mutima, cyangwa se kubabarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize, cyangwa se kwakira ubuntu buturuka ku Mana, cyangwa se guhabwa agakiza gasinywe n'iyaremwe n'isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Iyaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose, usinya ayo mahoro, usinya izo mbabazi, ubabariye umunyabyaha. Bibiliya itubwira ko ushaka kujya mu ijuru agomba kunyura iyo nzira byanga byakunda. Icyitonderwa rero, icyitonderwa, iyi nzira imaze igihe isobanurwa, ubuhamya bumaze igihe butangwa, mwarabwumvise. Hari n'abandi benshi cyane bifuje kugira ngo baze kuri iyi radiyo batanga ubuhamya, bagaragarize abumva radiyo ubuntu butangaje n'abazayumva ikindi gihe uburyo Imana yiteguye kwakira buri munyabyaha wese, kuko nabo bari inkoramahano, bari abanyabyaha, bari barashayishije, ariko Imana ikaba yarabakiriye, ikabagira neza, ikabereka ibyo bakoze, yarangiza ikabababarira. Aha rero kuri iyi radiyo nari maze kubabwira ko inzira yarasobanuwe, imaze igihe ivugwa, ubuhamya bwaratambutse, mwarabwumvise. Hari benshi cyane bifuza kugira ngo bagaruke nabo bongere batange ubuhamya, basobanure iby'Imana ikora. Noneho rero uyu munsi reka twibwirira abatwumva ko tugiye gufata igihe cy'ukwezi gifunze, ukwezi gufunze, niharengaho hazarengaho iminsi mikeya cyane, twigisha abantu, munyumve neza, twigisha abantu imyitwarire, disipline, imyigire, imisengere, imikorere y'abantu bafite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana. Abantu Imana yakoreye umurimo mu mitima yabo, abantu Imana yahaye amahoro mu mitima, ababyawe ubwa kabiri, abafite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana, abafitanye amasezerano n'Imana, bafite aho bahuriye mu nzira yo kubana no kubabarirwa ibyaha, abo Uwiteka yeretse ibyaha yarangiza akababarira. Uyu munsi bakaba bicaye muri iki gihugu no hanze yacyo, bicaranye amasezerano biherewe n'Imana. Niki tugiye kubigisha?
niki tugiye kubasobanurira? Tugiye kubigisha discipline iranga abantu biyunze n'Imana. Tugiye kubereka imyitwarire iranga abanditse mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kubigisha uburyo biga, bakiga, bagasobanukirwa, bakamenya. Tugiye kubereka imisengere y'abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kubasobanurira neza imikorere yabo, niba bashaka gukora umurimo w'Imana ureke kugwiza abayoboke, uko bizagenda, kandi ibyo bazakora uburyo bizajya bitera bijya mbere, kandi ibyo bakoze bikagira umusaruro. Ngiki kintu tugiye gufata ukwezi twigisha. Hano tuzavuga cyane uko amahoro yo mu mutima abungwabungwa. Amahoro yo mu mutima uko abungwabungwa, uko intambara y'iby'umwuka irwanwa, uko bamwe bayitsindwa, mu byumve neza, uko bamwe bayitsindwa n'uburyo abandi bayitsinda. Uriya rero ntitujye twishuka, ntidusa. Wakaba mugani wa muririmbyi ngo babona dusangira ibishyimbo ntituri kimwe, mwicare mubizi, mubimenye. Abahuye n'Imana bafite ingendo yabo, bafite imyitwarire yabo, bafite imigendere yabo, bafite imikorere yabo, bafite imisengere yabo. Ntuzigere witiranwa, ntuzigere wishyira mu mwanya utarimo. Kada, reka da. Bibiliya nivuga ngo yabasha guhindura ubugondo bwayo, ntibishoboka. Ngo umunyetiyopiya se yewe yabasha guhindura ibara ry'umubiri we, ngo ntibibaho. Ngo uko niko natwe tutabasha kwigira beza, muri kamere yacu twaramenyereye gukora ibibi. Uko wakwiyendahenda ngo uri umunyedini runa, Bibiliya iratubwira ikerura ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe byose muhindukire muvuge ko muri abagaragu batagira umumaro, kuko mwasohoje gusa ibyo mwabwiwe gukora. Herega imbere y'Imana mu Baroma aravuga ngo nta utsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abasanze Imana barazi neza iby'iyo nzira, bazi uburyo bayamanitse. Ibyiringiro byabo byahindutse zero, ibyo bakoze bihinduka zero, ibyo bavuze bihinduka zero, ibyo bigishije bihinduka zero, amaturo batanze ahinduka zero, ibintu byose babayemo bihinduka zero, kuko bihindutse umwanda, bihinduwe n'umwuka w'Imana. Kuko umwuka w'Imana yaramaze gutsinda, yerekanye ko ishingiro ry'umuntu guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima, ari ibyaha n'ibisebe binuka. Umurundo w'ibyaha umuntu yabonye niwe watumye ayamanika, ashyira amaboko hejuru. Yesu aratangaza ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ngabo rero abantu tugiye gusigasira, tukabereka discipline ibaranga, tukabereka uko bitwara, tukabereka uko bifata hejuru yo kwiyunga n'Imana. Amahoro yo mu mutima uburyo abungabungwa, uko intambara yo byo mu mwuka irwanwa. Twerekane uko abantu bayitsindwa, twerekane n'ukuntu abantu bayitsinda. Uruhare rw'umuntu rubonekamo ni uruhe, urw'Imana ni uruhe. Ngibyo ibintu tugiye kubwira abantu. Kambasabe buri muntu wese yaba arimo kumva iki kiganiro, azi neza ko hari ahantu yahuriye n'Imana, azi neza ko hari ahantu bacakiranye, Imana ikamukorera umurimo, akaba afite ubuhamya buzima nk'ubwo yumvise abantu batanze hano kuri iyi radiyo. Nyamuneka akore kuri telefone, abwire buri mugenzi we wese ahari, haba hano muri iki gihugu, haba no hanze yacyo, kugira ngo azumve ibyakiza ubugingo bwe. Hari impamvu ndibuze kubabwira. Itangazo rito rero nabwira abantu bose banyuze iyi nzira, nuko mw'Ijuru hatazajya bakira imbabazi z'Imana, bababariwe, babyawe ubwa kabiri, banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mwumve neza, mbasubiremo aya magambo. Mw'Ijuru ntabwo hazajya bakira imbabazi z'Imana, cyangwa se abantu bababariwe, cyangwa se babyawe ubwa kabiri, cyangwa se banditse mu gitabo cy'ubugingo, kuko kuzakira, kubabarirwa, kubyarwa ubwa kabiri, kubona amahoro mu mutima, icyo ni kimwe. Noneho kubungabunga amahoro ni ikindi. Munyumve neza, abazakiriye ni benshi, bakira imbabazi z'Imana ni benshi, ni umurundo ni mwinshi, ariko abazakiriye ni benshi. Munyumve neza, ariko abakomeje kugira imico n'imibereho yerekana ko bamenye Imana ni bake, ndetse hari benshi ushobora kureba ugatekereza niba iyo nzira barigeze bayinyura cyangwa se batarayinyuze, ukabona nta tandukaniro riri hagati yabo n'abandi. Kuba waranditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuba ufite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana, hari aho mwacakiranye n'Imana, ibyo ntibizakujyana mu ijuru.
uti nikora ibyo arimo kuvuga ni ibiki? Tega amatwi wumve neza. Ababariwe ni benshi, mwumve, bana bitangiye n'ubuhamya, ariko uko bari ubu bakaba barutwa n'abatarigeze banyuza iyi nzira, nabo barahari kandi baratanze ubuhamya. Ikindi, ababyawe bwa kabiri ni umuyoro, sinakubwira, ni benshi cyane, ariko umubare munini babaye ibirara. Kugeza kuri uyu munota basigaye manarutwa na cya kirara cyanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka na Yohana na Matayo n'andi. Abazajya mu ijuru rero, abazajya mu ijuru mubumve abaribo. Abazajya mu ijuru nabanesha. Ndasubiramo, abazajya mu ijuru nabanesha, kuko amasezerano y'abanesha arahari, ariko ayabaneshwa ntayo. N'abaneshwa nabo barayafite, ariko si uyu munsi turi buvugeho, kuko abaneshwa bazajugunywa mu nyanja k'umuriro n'amazuku. Ariko abanesha amasezerano yabo arahari. Buretse mwumve, nababwiye ngo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo ni kimwe, kumenya imyitwarire yo hejuru y'aho ngaho ni ikindi, kubyarwa bwa kabiri ni byiza, ndetse kwakira imbabazi z'Imana rwose ni inyamibwa, ariko imico yo hejuru y'aho ngaho nicyo kibazo. Noneho kurwana ukanesha nibyo bizajyana umuntu mu ijuru, naho kwirata ibyabaye ntacyo bimaze. Icyakagombye kuba icy'ingenzi ni ubuhamya ufite muri aya masaha. Ikitonderwa rero, abazajya mu ijuru saba bigeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, saba bahawe imbabazi z'Imana, saba babyawe ubwa kabiri, kuko benshi bavuguruje kubw'imico yabo itagihinduka, bavuguruza inzira banyuzemo kera. Amasezerano y'abanesha rero muyumve neza arahari, kandi bazajya mu ijuru. Ibyahishuriwe hano igice cya 2:7, bazarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo abanesha. Murumva neza? Abanesha bazarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Ibyahishuriwe igice cya 2:11, ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ujye wumva amasezerano abayafite abaribo. Kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo nababwiye ngo ni kimwe, ariko kurwana ukanesha ni ikindi. Kwakira imbabazi z'Imana ni kimwe, kumenya imibereho yo hejuru n'imyitwarire yabyo ni ikindi. Nutamenya icyo kindi rero kakubayeho. Ngibyo ibintu tuje kubasobanurira, ngibyo ibintu tuje kubabwira. Ngiyi nzira nziza isobanutse hejuru yo kwakira imbabazi z'Imana. Niki gikorwa, niki abantu basabwa, ni yihe myitwarire, ni yihe misengere, ni yihe myigire, ni ibiki bisabwa. Izo piri abantu bagomba kubakaho bakarwana banesha, ku buryo nta kibazo bagomba kuba bafitanye n'Imana, kuko barimo kubungabunga amahoro Imana yabahereye mbere. Ubwo ku musaraba, ubwo basobanukirwa n'agaciro k'ibyahabereye, bagasanga Imana ikababarira ibyaha byabo. Ayo mahoro yacunzwe ate? Ngiki kintu tugiye kureba. Muhishiwe byinshi. Bamwe barimo kutubwira, nimutubwira amateka, nimutwigisha ubuhanuzi. Turaje tubibahe nabyo, imitwe yacu iruzuye, Nyagasani yarayipakiye, reka tubibabwire. Njya nshima Imana, Imana irigisha. Njya nyishima kuko ntacyo twigeze tuyiburana. Uyu munsi uwashaka kwiga ibya Bibiliya, hari abantu biteguye kuba bamufasha. Niba murya mukaryama, ntimuzatekereze ngo n'abandi bariye bararyama. Wapi? Ishwi. Niba utajya ubona umwanya wo gusoma Bibiliya, ntuzagire ngo abandi bose bapfuye urupfu nk'urw'upfuye urwo. Wapi? Niba ubona udasenga, ntuzagire ngo abandi bose bapfuye urupfu nk'urwo. Oya. Ejo rero mutazagira ngo ibihugu bikora kimwe. Hari ibihugu usanga birimo gutera imbere, bizamuka, mu gihe ibindi biba bitinze mu macakubiri. Abanyapolitike ntacyo baba bamaze, baba barimo kwirirwa batikura, baterana amagambo, bagenza baharanira imyanya y'ubutegetsi n'icyubahiro, mu gihe ibindi bihugu biba bishishikajwe no kugira ngo biteze imbere abaturage babyo, bibateze imbere, ubukungu bw'igihugu butera imbere. Bamwe barangaye, abandi babiba umugono, bazi icyo gukora. Nguko uko ibihugu bigenda bisigana, niko n'abantu bagenda basigana mu inzira mu bya gikirisitu. Abarwana banesha nibo bafite amasezerano yo kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ibyahishuriwe igice cya 2:17, bazahabwa kuri mano yahishwe, bahabwe n'amazina mashya. Murumva icyo kintu mashya? Uzi kwitwa umwana w'Imana, ukabitangira ubuhamya. Abakubonye nyuma y'imyaka 2, nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'amezi runaka, bakibaza niba ari wowe wigeze gutanga ubuhamya bikabashobera. Uyu munsi rero niwumva ijwi ry'Imana, nyamuneka ntiwinangire umutima. Ikindi,
bwira mugenzi wawe wese uzi yaba yaranyuze iby'iyi nzira ngo tega amatwi, kuko hari ibyo duhishiwe kandi bizatugirira akamaro muri uru rugendo rwacu. Tuzabibashyira ahagaragara, tuzategura ibiganiro bidasanzwe kugira ngo tubabwire. Yewe nimushaka tuzakoresha ibitabo byose bibaho, turabifite iby'abaprotestane, tuzakoresha Bibiliya, tuzakoresha yewe nitushaka tuzazane n'iby'abadiventi, nimushaka tuzakoresha Bibiliya yonyine, twereka abantu ngo gute bitwara, abantu bifata bate, bagenda batejuru kwiyunga n'Imana. Ngibyo byo tubahishe kandi by'ingenzi. Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa wenda ndababwira ku wa 5. Wa 5 haranditswe ngo unesha azambikwa imyenda yera. Mwabyumvise? Umurongo wa 17 igice cya 3 cy'Ibyahishuriwe Yohana haranditswe ngo unesha cyangwa se abanesha bazaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umva amasezerano y'abanesha arahari, ayabaneshwa ntayo. Bantu mwiyunze n'Imana, mukaba mufite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana, reka mbanze nkwereke icyo cyo uyu munsi. Niba utabasha kwigisha umuntu ngo anyure inzira nk'iyo wanyuze, urapfuye nabi. Mbikubwire, ntunapfuye nabi bisanzwe, ahubwo upfuye nk'imbwa, kuko ntacyo umaze. Uragwiza abayoboke bazajya bavuga ngo uyenga ubu butumwa koko ngo ni ukuri, ngo Mana ngo uzadu. Ninde wakugize umuntu uzi shinga idini noneho? Kuko nabonye abanyamadini ikintu bashishikajwe no kugwiza abayoboke amafaranga akiyongera, bakagura imodoka bakirirwa babirwaniramo. Icyo kwita ku mitima yabo bayoboye wapi? Umurengo urabatera kubwo amafaranga tubaha, maze ugasanga baririrwa bayarwaniramo, bayatikuriramo, bagambanirana bagenza batereta, ikirirwa iza kumvikanisha abanyamadini. Biteye n'agahinda, biteye isoni iyo mbyumvise ku maradiyo ngo leta yaje kumvikanisha abantu bitwa ngo barasenga. Si Imana musenga, ndabibabwiye, si Imana musenga. Iyaba yariyo iba yarabayoboye neza. Ariko ubwenge buke mufite bwo kutamenya ngo twaje mu by'Imana niki dusabwa, nicyo gituma mujya muri ibyo ngibyo. Abantu rero bafite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana ntabwo bagomba kugenda nk'uko abanyamadini hano hanze bagenda. Wapi? Bafite ingendo yabo, bafite imvugo yabo, bafite inshingano n'umurimo bahamagariwe, bafite ibyo bagomba gukora, kandi ugakora ukamenya ngo ibyo ndimo gukora birimo kujya mbere cyangwa ntabwo bijya mbere. Aha tuzahavuga ibintu byinshi, aha tuzakuragaho kunnyo, aha tuzaberurira. Ndabizi abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo bagira izima no kwihagararaho. Uzihagararaho imbere y'abantu, ariko ntuzihagararaho imbere y'ibyanditswe byera. Uzace bugufi kugira ngo inama uzagirwa uzazigenderemo. Ngaho agakiza kawe kazaba gashingiye, ngaho kurokoka kwawe kuzaba gushingiye. Naho ubundi nukomeza kwirata ibya zamani, imbabazi z'Imana zo mu myaka runaka, igihe wazakiriwe. Umubi nuwakubaza ngo uyu munsi uhagaze ute, ukora ute, wigute, usengute, ibyo ukora abana bijya mbere. Kugwiza abayoboke nta n'isoni, nta soni. Urabagwiza suza ufite ijuru uzabajyanamo, ariko bakagombye kuba abantu muri kumwe, abo wigishije batanga ubuhamya, abo wigishije batanga ubuhamya, abo wigishije batanga ubuhamya. Ngibyo ibyo Yesu yavuze. None sugira ngo arijijisha cyangwa se yigiza nkana ababwira ngo mugende mubigishe kwihana no kubabarirwa ibyaha, mubibwira amahanga yose, nimwe bagabo bibyo. None uyu munsi urabona ukiri umugabo hagarariye iby'iyo nzira, cyangwa nukubivuga mu magambo gusa? Reka mbabwire, muhishiwe byinshi muri iki cyigisho, kandi nizeye neza ko Imana izadufasha. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 12 haranditswe amagambo meza avuga ngo abanesha bazagirwa inkingi yo mu rusengero rw'Imana. Abanesha bazagirwa inkingi yo mu rusengero rw'Imana. Murumva neza? Ibyahishuriwe 3 umurongo wa 21 abanesha bazicarana n'Imana ku ntebe yayo y'ubwami. Amasezerano yabo arahari, ariko ayabaneshwa ntayo. Kamabwire rero ikintu kimwe nabasobanurira. Kuva muri Egiputa Abisirayeli bambuka inyanja itukura byaroroshye cyane, kuko icyo basabwaga kwari ukureba hejuru, nta kindi. Ntacyo bari gukora ngo biriya byago bize, ntacyo bari gukora ngo ruriya rubura ruboneke, ntacyo bari gukora kugira ngo ubutagondwa bwari mu ntuza muri Farawo babugondagonde, bamugonde abashe kuva ku izima. Nta na kimwe. Nta ngabo bari bafite ngo zari kurwana zibavaneyo ishwida.
nta ngufu zabo zasabwaga ngo Farawo abareke batahe. Wapi, nta n'icyo bari gukora nyuma yo kuba bari bagoswe n'imisozi, nyuma hari ingabo, imbere hari amazi, ngo babashe kwirenza hariya hantu ishwi. Nta na kimwe basabwaga ngo amazi abari imbere yicemo kabiri cyangwa se atandukane noneho bagende. Wapi, gusa icyo basabwaga kwari ukurangamira Imana maze bakareba hejuru. Icyo cyonyine nicyo Abisirayeli basabwaga. Ndasaba kugira ngo abateze amatwi radio ubuntu butangaje bite ku by'aya magambo giye kubabwira. Usibye gukurikiza inama gusa abantu biyunze n'Imana bahawe, nta kindi cyabakijije. Inama mwazihawe mute? Mwigishijwe, munasobanurirwa uko Imana yahemukiwe, igirirwa nabi, iratotezwa, iricwa, icirwaho imyenda, iratabagurwa, ibambwa hagati y'isi n'ijuru, yambikwa ikamba ry'amahwa mu mwanya wo kwambikwa iry'izahabu, igirirwa nabi n'abantu, icirwa mu maso. Ubwo buhemu umutima wamaze kubusobanukirwa neza, nibwo wasanze Imana nziza, Imana itita ku bugome bwacu, ikwereka ubugome bwawe, kwereka amafuti yawe, kwereka amahano yawe, kwereka ibicumuro byawe, kwereka ibyaha byawe. Umaze gutsindwa nta kindi wakoze, kuko turimo two mu itorero, kwakubwiriza kwawe, bya bindi witangagamo, ibyo witaga ngo ni iby'Imana, byahindukiye amanjwe imbere yawe. Ubona nta kindi kigukwiriye usibye gukatirwa ubwo gupfa, urayamanika. Umaze kuyamanika, kubwo kwizera yabambwe ku musaraba, kubwo kwizera ibabarira ibyaha, kubwo kwizera yaremye ijuru n'isi, mu mutima wawe hataha amahoro. Ngo ibyaha byawe mwana wanjye urabibabariwe, mwana wanjye ubabariwe ibyaha wakoze, mwana wanjye uhawe amahoro yo mu mutima, ngo umurimo wakozwe. Noneho rero bantu b'Imana, uwo murimo urasa neza ni identique n'umurimo wakorewe Abisirayeli bava muri Egiputa bagana i Kanani. Barinze barenga inyanja itukura, nta kintu kiniki na kimwe kera kirabura bakoze. Icyo basa n'utwo bagerageje gukora, Mose yakoze groupe de rebellion, afshiraho escadron de la mort, abantu bari bakoze umutwe wa secret services, abantu b'abasirikare batojwe mu buryo butazwi, baca igico n'injoro bakica abasirikare ba Egiputa. Ariko ibyo byose byamubyariye amazi nk'ibisusa, kuko yahise ahunga ntaho byamugejeje. Abagerageje kubyutsa umutwe bose bashyizwe hasi, nta kabaraga na gake kabo kagombaga gukora. Uko niko bigenda ku muntu wiyunze n'Imana wese, nta na kimwe yakoze namba, usibye kumanika amaboko akayamanikira yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Hagati aho rero Abisirayeli bamaze kurenga inyanja itukura, kubwo kwizera barayirenga. Ariko unasuzumye sibo, ahubwo ni Mose. Mwari muzi ko zari civilian zonyine zambutse? Abari baratojwe gisirikare usibye generale Mose wari ubayoboye, abandi bari bake cyane. Bari bagiye guhangana n'ibibazo bikomeye cyane mu ntuza mu butayu. Icyambere, bagiye kunyura muri ubwo butayu ari abasivile, kandi baranyura mu bihugu bifite ingabo. Byasabwaga kugira ngo bakore imyitozo ya gisirikare, kuko aho bagombaga kunyura bagombaga guhabwa inzira, batayihawe bakarwana kandi bakambuka. Icya kabiri, bagombaga gucura intwaro kugira ngo bazabashe kurwana n'abanzi babo. Nta myenda ya gisirikare bari bafite, nta macumu, nta myambi, nta ngabo, nta nkota, nta byuma bikingira igituza, nta ngofero z'ibyuma bari bafite. Ibyo byose byabasabye kugira ngo babicure hakiri kare, batozwe igisirikare, maze bagende bazahangane n'abo banzi babo. Murumva abantu bamaze kwiyunga n'Imana? Dufite urugamba hejuru yo kwiyunga n'Imana rukomeye, ariko ikiza, hari uruhare rwacu, hari n'urw'Imana. Kandi urwo ruhare rwacu rugomba kubaho byanga byakunze. Kwakira imbabazi z'Imana nta ruhare twabigizemo, ariko guhinduka kwacu tuzabigiramo uruhare. Bibiliya iravuga muri Matayo ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Uwo murimo warakozwe muri twebwe. Ariko hirya y'aho ngaho, nimwemera, nimunyigireho, nimwemera, mukumvira. Umuntu ashobora kwanga cyangwa se agahakana. Agasuzuguro kaboneka mu bantu banditse mu gitabo cy'ubugingo mw'abantu karindwa umubi. Ni nayo mpamvu rero abantu bateze amatwi radio ubuntu butangaje, muhishiwe byinshi cyane. Erega ubwo butayu Abisirayeli bari bagiye kunyuramo nta biryo byabagamo, bwari ubutayu gusa, nta mazi yararimo, bari bafite ibindi bibazo. Harimo impiri, icyo bita vipere do sable, zabamereraga nabi zikabarya. Ikindi,
bagombaga hejuru y'ibyo bibazo byose kuba bazi ko bagomba kujya bagera igihe bakicara bakigishwa ubuturo bwera, bagasobanurirwa imirimo yabwo, kuko ntabwo bagomba kugera i Kanani bafite ubugoryi n'ubuginga bari bavanye muri Egiputa. Bagomba kubanza bakigishwa, bagatozwa, bagashyirwa ku murongo muzima kugira ngo bagere mu bwiza Imana yari yabateguriye. Murumva neza abantu biyunze n'Imana, munzi ibintu bisabwa, muzi ibintu bibategereje. Nababwira ngo Imana yo mw'Ijuru, Imana yo mw'Ijuru yiteguye kwakira buri muntu uwo ari we wese, yiteguye kuba atariyunga n'Imana gusobanukirwa n'iby'iyo nzira, bakamenya uburyo kwiyunga n'Imana. Icya kabiri, abiyunze n'Imana bategetswe, kuko ntabwo ari ukwingingwa, bategetswe kumenya ibyo hejuru y'imbabazi z'Imana, bakamenya imyitwarire yabo. Nibatabyitaho bazarimbuka. Twashaka kugira ngo tubatangarize ko Imana ntinegurizwa izuru. Byanditswe byera biravuga ngo muri Matayo ngo ubwami bwo mw'Ijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Niba utekereza ngo uziyicara nk'uko imbabazi wabonye ziza kubwo kwizera, ngo noneho uzajya mu ijuru wowe ubwawe nta bushake wagaragaje ko wifuza kuzarijyamo, aho ngaho nshuti zanjye, muntu utekereza utyo waba wibeshya, waba wibeshya rwose, waba wibeshya, kuko Imana ifite uburyo iyobora abantu bayo, ifite uburyo yinginga abantu bayo, ifite inzira inyuzamo abantu bayo. Wenda baye igitekerezo gito, abaprotestani mwebwe murakizi, hari umugabo bita nta bwenge, muzasome neza ibye muzabibona. Ariko mu gihe umunyamakuru adushyiramo akaririmba icyo gitekerezo tuzakigarukaho, nibwo muzajya mwasobanukirwa ko ubuginga bwe n'ubugoryi bwe n'ubucucu bwe bwatumye atinjira mu marembo yo mu ijuru. Inshuti zanjye, ntabwo ijuru ari nk'uyu mujyi wa Kigali. Reka da, ijuru si nk'isoko, ijuru si nko kwa nyoko wanyu cyangwa se kwa babyara bawe, ijuru si kwa so wanyu wumva kuzinjiramo uko wumva wishakiye. Hari amabwiriza n'amategeko abazinjiramo bagomba kubahiriza. Amwe muri ayo rero, niba abantu batayamenye ngo bamenye ngo ubundi ijuru turirimba dushaka kuzajyamo, abagomba kurijyamo bagomba kwitwara bate? Ukicaraho ugatimaza ukagira ngo Imana izafata iguterure igushyiremo. Ntabwo ijuru ari puberi Imana izashyiramo umwanda uwo ari wose ibonye. Ndabwira abantu cyane cyane bahagarara imbere y'abandi ko imibwiririze igomba guhinduka niba dushaka ko abantu bakira bakazajya mu bwami bwo mu ijuru. Imibwirize y'abantu, ijambo ry'Imana uburyo turitambutsa bigomba guhinduka byanga byakunda. Cyambere, nta mpamvu yo gushyeshyenga abantu. Ikindi, nta mpamvu yo gukikira umuntu abebera ngo ntiteranya cyangwa se batandeba nabi cyangwa se ngo baramvugaho iki. Ibyo nta mwanya wabyo mu bijyanye n'ibwiriza butumwa. Niba abantu bahagara imbere y'abantu bakaba badakoze icyo, bazamenye ko aribo bazahanwa cyane mbere yabo bigisha. Kandi ikindi, hakagombye kwigisha no kubwiriza abantu batumwe banabifitiye n'ibimenyetso. Atari ukuvuga ngo nabikopeye ku munwa Nikora, mbikopera ku munwa wa Ishimayeli, mbikopera ku munwa wa kanaka, ukajya kuvuga ibyo wakopeye ku minwa y'ababwiriza, cyangwa se ukavuga ngo ibyo wasomye. Wakagombye kugenda ari Imana yaguhagurukije ufite n'ibihamya bizima, niho nibyo wakora byose byagira umumaro. Kandi ikindi, ijambo ry'Imana ryabwirizwa, ntihabe gukikira, kubebera, kunyura ku ruhande ngo ese abantu baravuga iki. Mu Gifaransa niyo bavuga ngo il faut appeler le chien en son nom. Ugomba kuvuga imbwa mu izina ryayo. Niba yitwa Simba ni Simba, niba yitwa Dodi ni Dodi. Nta mpamvu zo kugira ngo uyihindure. Umunyabyaha agomba kubwirwa ibye, agasobanurirwa inzira, akayigenda, akabyemera cyangwa se akabyanga, agahitamo umuriro, kuko nta intermediaire ihari. Cya kinyoma cyabajya bababeshya ngo za purigatori, ibyo ni ibyabo, ntaho tubibona muri Bibiliya. N'ubugingo n'ukurimbuka. Reka dusabe mugenzi wacu dusomere muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 14 twumva uko havuga. Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 14 haratubwira ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru bavuga bati ni amahoro, ni amahoro. Muranyumvira? Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru
bantu mudefira ku isabato, bantu mwirirwa mugenda mu nsengero ku cyumweru, abababonye bazi ko muri abantu b'Imana, ababahagarara imbere Imana irimo kubashinja ngo uruguma rw'abantu banjye barwomora barunyura hejuru. Mbega abaganga babi, mbega abaganga b'abagome, mbega abaganga badashoboye gukora umurimo bahamagariwe. Komora uruguma baruca hejuru, murumva icyo ari cyo? Tekereza kugira ngo ube warwaye ikibyimba gikeneye gukandwa kikamenwa, umwanda urimo ukavamo, umuntu akagusigiraho uduti hejuru ngo subirayo. Ibibazo ugira nuko gikomeza gucukura kigacukura kikagera hasi, uwo muntu abagukoreye ubugome umuntu atabasha gutekerezaho. Abantu bitwa ko babwiriza ijambo ry'Imana rero, abantu bitwa ko babwiriza ijambo ry'Imana, mukaba mudacyaha ngo musenye, murimbure kandi mwubake, mbabwiza ukuri ntabwo mwigeze mutumwa n'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Abantu mushyeshyenga abantu mukagerageza kubereka ko bazajya mu ijuru, nta kibazo gihari, n'ibindi byinshi by'akajagari mu bijyanye n'imibwiririze bidahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, mukagenda mwomora inguma muzinyura hejuru. Mbabwiza ukuri ntabwo ari Imana yigeze ibatuma. Nari mvuze iby'akajagari. Hari akajagari gateye isoni, gateye n'ibibazo mu misengero ubu ngubu turimo kugira tubona mu nsengero. Umubare munini w'abasenga, si abasenga ku isabato, si abasenga ku cyumweru, bazi ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo yabo myiza. Uranyumvira? Murumva ubwo bujiji buvanze n'ubugoryi, abantu bakumva ngo bazakora neza bajya mu bwami bwo mu ijuru. Bakeneye kwiga icyo bita la notion de la justification par la foi. Bakeneye gusobanukirwa n'ibyigisho byo gutsindirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Bakeneye gusobanukirwa n'uburyo umunyabyaha kira n'igisabwa n'Imana isaba. Ni ingorane zikomeye cyane kugira ngo abantu babumve ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo myiza. Niba imirimo myiza izajyana abantu mu ijuru, nongere mbasubiriremo, ubwo Croix Rouge niyo izadutangayo, HCR izadutangayo, igaburira abantu badatanga amafaranga, ibaha imvungura, ikabaha ubuti, ikabaha umuceri, ikabaha ibiryo, ikabavuza imyaka 10 ikarangira, ibasapotinga muri ubwo buryo, ibafasha muri ubwo buryo. Ubwo rero niba kugira neza kuzajyana abantu mu ijuru, Croix Rouge niyo izadutangayo. Mukure y'amaso bayoboke bantuza ba Bibiliya. Kujya mu ijuru, niba mutazi ukuntu abantu bazajyayo, musobanuze mumenye neza ngo abantu bazajya mu ijuru bazaba bitwaye bate. Bazajyanwayo n'iki? Muvana amaso ku mirimo myiza, kuko imirimo myiza nta muntu n'uyu n'umwe, nta n'uwa kirazira izajyana mu ijuru. Hari undi mugabane uteje ikibazo ubu ngubu. Abantu aho gutega amakiriro kuri Yesu utsindishiriza abanyabyaha, ubabarira abanyabyaha, bihimbiye ibindi byanzu n'abahuza batagiraho banditse muri Bibiliya. Bamwe bakanyura kuraba, bande bakanyura kuraba, bande bakanyura kuraba. Tuzababarondorera neza, mugende mureba amakwe Satani yagiye azirikama abantu kandi abifashijwe n'amadini. Ege ikibazo gikomeye. Ibaze kugira ngo idini riterane riziri ngo riteranye mu izina ry'Uwiteka, ahubwo ari abakozi ba Satani ku mugaragaro. Ni nayo mpamvu mu masomo twabasomeye Imana iringinga abantu kugira ngo bave mu bujiji, bamenye, basobanukirwe, bamenye uko bagomba kwitwa n'uko bagomba kugenda. Hari ikindi cya gatatu noneho kireze mu matorero ya Giprotestani, ibintu by'ibitangaza. Reka sinakubwira, ngwino ufata amasezerano yawe. Imana ikora ibitangaza, ndabizi pe, ndabizi, ariko nibyo byashyizwe imbere. Abantu basigaye bajya mu biterane, basigaye bajya kubaza abantu bitwa ngo nabavugishwa n'Imana, wagira ngo ni nka kwakuraguza kumwe kwa kera, kumwe tujya twumva mu migani, sinigeze ndaguza sinzi n'ukuntu bimeze, wagira ngo nukuraguza. Ibyo bintu mujyamo, mwapimishije ibyo muba mu Bibiliya, mukamenya neza neza icyo Imana ishaka ku bantu. Hari undi mugabane noneho ngo bazi ko bakijijwe n'ubuntu, ngo iby'amategeko ntubabwire. Reka mbabwire, niba utazi amabwiriza n'amategeko agenga abazajya mu ijuru, uzicare hasi ufate iyo Bibiliya yawe uyihere mu itangira ugeze mu byahishuwe. Buri ngingo yose yubatse ku itegeko. Nawe ubwawe wowe uteze amatwi radiyo ubuntu butangaje, ibikugize ubwabyo ni itegeko. Uzaryagaga urebe ko bitagukoraho.
uzanywe igihe ushakiye urebe ko bitagukoraho, uzafata ipataro uyambare noneho risano yikira inyuma uzarebe ko abantu batakwita umusazi, uzarya ibiryo binyuze mu maso cyangwa se binyuze mu mazuru, uzambare ijipo noneho kugira ngo uyambare neza uyikenyeraho abandi bayikenyerera maze uyishyire ku mutwe. N'umuntu ubwe impagarike ye yose igizwe n'amategeko. Abantu ngo iby'amategeko ntutubwire ngo ibyo byari ibyo ku gihe cya Mose. Wamubaza ngo uriba ngo reka da, urica satishwi, urasamba na seti, wagira indi ngingo y'amategeko uvuga ngo yangwe ibyo ngo ntubimbwire. Ubwo bujiji bwanyu mbabwire, ubwo bujiji bwanyu buzabakoraho kandi buzabarimbura, nta n'uwo kubara inkuru uzasigara. Hari izindi njiji zindi ngo twebwe twubahiriza amategeko kandi amategeko azatujyana mu ijuru. Urupfu abo bapfuye bibwira ko bazakizwa n'ubuntu ngo amategeko ntabwo ari ngombwa. Namwe bantu mwizirika ku mategeko mukumva ko ari azabazamura iki kirengo bageze mu bwami bwo mu ijuru, muzapfa rumwe, muzapfa nk'imbwa mwese. Muzapfa rumwe, muzapfa nk'imbwa. Bibiliya y'ubwayo mu Bagalatiya igice cya 3:10 haravuga ngo havumwe umuntu wese biringira ko azakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Umva ikivume cya mbere. Ikindi kivume cya kabiri ngo havumwe kandi undi wanga gukora ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Urumva? Bamwe bati twagirije n'ubuntu amategeko n'utubwire, abandi ati tuzatsimbara ku mategeko. Mbega ko dufite umurimo ukomeye cyane wo guhugura injiji zuzuye amadini apakiye. Reka nawe nababwire ngo amadini apakiye abantu arimo kubafasha kugana neza ku munwa wa Gihonomu. Bapastori mu nyumva, bapadiri mu nyumva, bakuru b'amatorero, bayobozi b'amakanisa muneza amatwi, muzakubitwa inkoni nyinshi, bazabamena kuko mutigeze mushaka kugira ngo mwigisha abantu kuri nk'uko kuri, ahubwo mwashimishijwe no kwigisha abantu kanuni za kanisa. Ninde wababwe? Abadive bafite amahame yabo, Gatolika amahame yayo, Protestant amahame yayo, madini yose amahame yayo. Ibyo ninde wabibatumye? Ninde? Amadini muri iyi minsi nagize igihe cyo kuyajyamo neza no gukurikirana gahunda zayo. Ntimuzambeshye kuko ibiberamo byose ndabizi. Hari abashyira imbere amafaranga, hari abashyira imbere ibitangaza, hari abashyira imbere amasakaramentu, hari abashyira ukashakisha ibyo barimo n'icyo Bibiliya ivuga gasanga igihushane diametralement opposé. Mufite ijuru muzajyanamo abantu, mufite ijuru muzajyanamo abantu mwebwe, mubahagarara imbere murya amafaranga yabo babature, dore ko babazi ngo batuye Imana. Ni byiza, ni wo muco twatojwe. Oyahembwe, oyarye, wanga kubagezaho iby'ubwami bwo mu ijuru, bazakwereka ubwo impanda y'imperuka izabivuze. Bazakurya nk'urya ibiryo, bazakurya nk'urya ibiryo. Ifurahishe ugura imodoka nziza mu mafaranga yabo, ugura imodoka, wubaka inzu nziza, ntacyo wigeze ubamarira uretse uzaba wirebera. Noneho rero hari ikindi kibazo nacyo ntagenda ntavuzeho: imyigire yuzuyemo ivangura. Imyigire yuzuyemo ivangura. Bibiliya muzi ibice biyigize. Bibiliya igizwe n'igice cy'ubuhanuzi bugomba kwigwa, n'itegeko, nta nubwo ari no kubahendahenda, si no kubinginga. Bibiliya igizwe n'igice cy'ubuhanuzi, mugomba kukiga mukakimenya. Igihe cyose ufite iyo Bibiliya yawe wirirwa uyidefirana ku Isabato no ku Cyumweru, ukaba utazi ibihishwemo by'ubuhanuzi, urubanza ntabwo ruri kuri Nikora. Dore nkarabiye imbere yanyu, nutiga iby'ubuhanuzi ngo ubimenye, komeza wishyire umugozi mu ijosi, ushyiremo uyishe ntaririrwa. Bibiliya gice kimwe mu biyigize n'ubuhanuzi, ngo ibi ntabwo bindeba. Uzi ubuhanuzi icyo ari cyo? Si nibyo gusa, Bibiliya igizwe n'ikindi gice cy'ibyo gutsindishirizwa. Ikibabaje giteye agahinda, ubu haruteze amatwi ndimo kuvuga ngo iby'ubuhanuzi ari ninjoro kuri we, mvuga ibyo gutsindishirizwa atazi n'ikintu na kimwe, gusa yikirisha gusoma Yesu yakoze ibitangaza muri Matayo, nuko ava hano aragenda akora gutya, maze yabisoma yabyiga, Nyagasani nanjye ujye umfasha, nanjye unkize nk'uko wakijije aba, ugasenga ukaryama, uryamanye urupfu.
ruzakurya rwose, ruzakurya. Umwana wawe wamushyize mu ishuri, cyangwa se bakuru bawe biga mu ishuri, cyangwa se barumuna bawe baragenda bakamara amezi n'amezi bicaye ku ntebe y'ishuri kugira ngo basobanukirwe, bungurwe ubumenyi, bakabazwa, bakaba abahanga. Ejo bundi ukarya ibiryo watashye diplome zabo, ukanywa amafanta, banywa inzoga bakazinywa. Ibyo bijya bikwereka ngo uko urimo gutaha ubukwe bw'abandi kubera ubumenyi n'ubuhanga bafite, uhita upima nawe mu ijambo ry'Imana bihagaze bite? Bihagaze bite? Uriga, niba wiga uramenya, niba umenya urunguka, niba wunguka urimuka. Umuntu apfuye atazi iby'ubuhanuzi bya Bibiliya, apfuye atazi ibyo gutsindishirizwa. Ikindi gika cya gatatu kigize Bibiliya, amateka n'amategeko. Dutegetswe, nongere mbasubiriremo, dutegetswe kumenya amateka ya Bibiliya kugira ngo tugire ibyitegerezo bikomeye dukura mu mateka y'abatubanjirije. Tugomba kumenya iby'amategeko, ukamenya ngo ubundi ni ayahe mabwiriza, ni ayahe mategeko abantu b'Imana bagenderaho. Ese ni iki Imana yifuza ku bantu bayo? Ibyo byose ukabimenya. Muntu nteze amatwi, upfuye utazi ubuhanuzi, ugapfa utazi ibyo gutsindishirizwa, amateka n'amategeko ya Bibiliya ukaba nta kintu uzi, wowe ubwawe reka nguha akanya tekereza, uri igiki ubundi? Uri igiki? Urumva uri igiki? Iby'ubuhanuzi uri zero, ibyo gutsindishizwa ntuzi iyo biva, ntuzi niyo bijya, ntuzi naho bihera, ntuzi naho wabisoreza. Amateka n'iby'amategeko nta na kimwe uzi. Urumva uri igiki koko? Ngo urashaka kujya mu bwami bwo mw'Ijuru? Ni iwanyu? Ni inzu y'iwanyu winjiramo? Ni kwa nyogosenge wawe? Urashaka kujya mu bwami bwo mw'Ijuru? Ninde wakubwiye ko hari injiji zinjira mu bwami bwo mw'Ijuru? Amasomo twasomye mbere ngira ngo mutigeze muha agaciro cyane, ngo abashaka bazambona ariko nibanshakana umutima wabo wose. Irindi ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mwese abarushye n'amaremerewe, ariko uko guhamagara kw'Imana mwebwe ubwo mugaha agaciro. Uriruka inyuma y'inka zawe zakubuje gusanga Imana, amafaranga yakubereye Imana, ibintu ubamo byakubereye Imana. Ntaga ufata ko kugira ngo usobanukirwe, umenye, wige, umenye icyagukiza. Ntabwo nikora ndi responsable w'ubugingo bwawe, ndi responsable y'ubugingo bwanjye. Nzita ku byanjye kuko ari byo bindeba. Nutita ku byawe kazi yako birakureba, nutita ku byawe birakureba. Reka mbabwira akaga abayuda bahuye nako. Tuvuga iby'ubuhanuzi, tukavuga ibyo gutsindishirizwa n'ibyo by'amateka n'amategeko, ngiryo ubundi shingiro ry'imyigire mizima. Kwiga kuzima gushingiye ku nyubako yubatse kuri izo nkingi eshatu. Ibyaritswe byari uko bigomba kwiga ubuhanuzi, ibyo gutsindishirizwa n'amateka ya Bibiliya. Dore akaga abayuda bahuye nako rero. Kwiga ibya Yesu uzaza, ari umwami ufite imbaraga, ari umwami ukomeye, niwe bireberaga kubera ubukoroni bari barimo, birengagiza kwiga Yesu uzaza aciye bugufi, bakubita ntavuge, umeze nk'intama, bashorera bajyanye kuvanaho ubwoya, bajya kubaga, bica nabi ntivuge. Murumva? Abayuda biga ibijyanye n'irari ryabo n'ibyo bishakira. Suzuma wowe uteze amatwi, wiga ibimeze bite? Ibijyanye n'ibyo bagutoje. Uri muri ADPR, uriga nk'ibya ADPR igomba kwiga. Uri mu Adventiste umunsi wa kane ngo tugenziga iby'Abadventiste. Uri muri Islam, nta bindi nshobora kumva ntibishoboka. Uri umwanglikane, amahame y'abanglikane yo nzakurikiza n'ibyo bantoza. Umupresbyterian nawe nuko, wo muri Restoration nuko, Zion nanjye nzakurikiza niko. Murumva ibintu mubamo, murumva ibyo mubamo, kugeza ubwo insengero zuzuye injiji gusa zatsiratsije. Urakandira ku buhanuzi shwi, suyobora abantu ntabyo azi, sabayobora ntabyo bazi. Wajya mu byo gutsindisha ukababaza akabazo gato cyane ngo umunyabyaha yihanate akabarirwa ibyaha byate, ni gute Imana imuha amasezerano y'imbabazi zayo? Umuntu ngo ubundi ngo ubu agatangira kurya indimi kandi aritwa ngo ayobora abantu. Abo bantu hagarara imbere, bantu utagira icyo umariye, aho bantu utagira icyo uzagezaho, kuko nawe ntacyo ugejejeho. Ubwo urumva amaherezo yawe azaba yahe? Azaba yahe? Azaba yahe mukuri? Azaba yahe? Ese ubundi ikibazo gito cyane cy'amatsiko,
ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru yanga igice kimwe cy'ibyanditswe byera kandi byose byarahumetswe n'Imana? Ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru arobanura? Uzarobanura abanyarwanda ubacemo ibice urebe ko batakumanika, zakwereka. Hari n'igihe uzahura n'igihano cya burundu y'umwihariko kuko uzanye amacakubiri, ushaka kuyazana amaraso akazameneka nk'amenetse kera. Nta mbabazi itegeko rya Repubulika y'u Rwanda ntabwo rishobora kukubabarira na buke na busa. Hano urazana ivangura mu by'umwuka, urazana ivangura mu by'Imana. Imana yandikisha ubuhanuzi mu byanditswe byayo byera. Ndashaka ko mubyiga mukabyitondera kuko hari icyo shaka ko muzavomamo. Imana yandikisha ibyo gutsindisha ati mukabyiga mukabisobanukirwa. Imana yandikisha amateka kugira ngo atubere ibyitegererezo. Imana yandikisha iby'amategeko kugira ngo abantu bamenye ngo n'icyo abantu bagomba kwitondera, bakiga bagasobanukirwa, akamenya amabwiriza n'amategeko abagenga. Wowe utigiye ntabwo nzabyiga ngo ntabwo bindeba. Niko wa munyamacakubiriwe. Uzajya mu ijuru ujya he ko bidashoboka? Niba rero wumva ushaka kugira ngo ujye mu ijuru, inama naguha muvandimwe unteze amatwi, uri we wese icyo uri cyo cyose, umwanya uwo ari wose urimo, nakubwira ngo hugukira Bibiliya, cyangwa se usezere uvuga ngo birananiye, upfa urwo wagapfuye pe. Ngibyo ibintu ujyawe nkunda, iby'Imana birananiye cyangwa se ndabyubahiriza. Inzira ni ebyiri, nta ya gatatu ihari. Ishima reka tumusabe adusomere yitonze urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Mwumve ibyo mupinga ibyo ari byo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Bugejeje murabyumva? Byahumetswe n'Imana. Komeza. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Mubona biburetse gatoya, ntimubona bajya mu mashuri amyaka bamara, ntimubona bajya kwiga igihe bafata. Byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uremera kwigishwa nabyo? Uremera kwigishwa nabyo? Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uremera kwicara uca akabogi maze wige ibyanditswe byera bikwigisha? Nadukomereze, komeza. No kumwemeza ibyaha bye. Ngaho ni gute uzamenya uburyo umunyabyaha akira warananiwe kwiga ibyanditswe byera? Udashaka kumenya ibyabyo uzakirute? Uzakirute? Kandi ko icyazanye Yesu ari ugukiza abantu ibyaha byabo. Niba wumva udashaka gukira, niba wumva udashaka, ugusenga kwawe kumaze iki? Niki wakangisha imbere y'Imana? Ntushaka ibyayo urabivangura, wumva wakwiyigira ibihuje n'irari ryawe. Ntabwo ushaka kugira ngo ugendere mu murongo Imana iguhe. Kandi ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ko ari mubi, kugira ngo umuntu ibyo asabwa byose abashe kubyuzuza. None ntubi urabivangura, ugerageje kubyiga arabyiga igice, utashatse kubyiga ntashaka no kubimenya byose. Oya dusubiremo iryo somo, uri somo rirangiza abantu bumva ibirigize. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Bigira umumaro wo kugira ngo umuntu yicara byige no kumwemeza ibyaha bye. Nta kindi uzavomamo. Uzabona ko uri kure y'Imana, bikwereke n'inzira yo kugira ngo uyisange no kumutunganya. Murabyumva neza umumaro wabyo? Bikwemeze kuri mubi, binagufashe muri urwo rugendo, kuko kwandikwa kwabyo byahumetswe n'Imana. Tubivomamo imbaraga ifite capacity yo guhindurira umuntu gusa na Kristo. Komeza. No kumuhanira gukiranuka, no kugutongera ngo iyi nzira ntuzayirenge, iyo uzayinyuremo, iyi ntuzayinyuremo, uzabikore, ibintu uzabikore, kugira ngo bigende bite nyuma yaho. Noneho uwo murongo twari turangije wa 16, no umurongo wa 17, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Niko mwabinusa umwe mu nteze amatwi. Abashyitse, wowe uri ikinusu. Ninde wakubwiye ko ikinusu kizajya mu bwami bwo mu ijuru? Ninde? Umuntu w'Imana abashyitse, abihawe n'iki? Kwiga ibyanditswe byera, bikamwemeza uko ateye, bikamwereka inzira, akabashyitse. Wowe urabona ushyitse? Ndabwira cyane cyane amatorero ya gikristo, mu ntege amatwi mwumve neza. Ibyo gutsindishira ntimubizi. Amateka biraye wapi? Aby'amategeko y'Imana shwi. Iby'ubuhanuzi wapi? Ibinusu bishaka kujya mu bwami bwo mu ijuru. Niba ijuru ari iryanikora muzarijyamo.
niba ari irya nikora muzarijyamo kuko wanakambira ukarira gihe nkari gushyiramo ariko ijuru ry'Imana n'amahame arigenga n'ibirivugwaho hano mu byanditswe byera. Sezera ijuru si puberi Imana izajyanamo abantu batigeze buzuza ibyisaba. Nta nubwo ari mondisi nk'izi mondisi ziba zuzuye mu mujyi zabaye ingarane bashyiramo umwanda wari wose. Ijuru rizagibwamo n'abantu batoranijwe n'Imana. Ikindi kandi kwandikwa kw'ibyo byanditswe byera byirengagizwa turimo kuvugwa ntabwo byavuye ku bushake bw'umuntu. Buri muntu wese abyumve abishyire mu bwonko bwe. Ibi mwirengagiza, ibi mupinga, ibi musuzugura, ntabwo kwandikwa kwabyo kwavuye ku mwana w'umuntu. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 19 kugeza ku murongo wa 20 wenda dusa naho turimo kugana ku musozo. Ngaho dusomera urwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Aratubwira ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Buretse murabyumva, dufite ijambo ryahanuwe, mu yandi magambo ryaje rinyura ku bantu, rifite inkomoko. Komeza. Rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Muzaba mukoze neza iryo jambo ry'Imana nimuryitaho. Komeza. Kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima. Rimeze nk'itabaza rimurika hari hacuze umwijima hakabona. Rigakesha ijoro. Ego. Rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yanyu. Wowe uteze amatwi radio y'ubuntu butangaje, banza ukore icyo bita retrospection. Iyigeho wowe ubwawe. Umutima wawe ndabizi neza ko ari urukiko rutajya rurya ruswa. Bashobora kukubwira ngo wakoze bugahakana, wakoze ibi n'ibindi, wavuze aya magambo ukanga. Uwo mutima urakwemeza iki? Ko Yesu aje wajya mu ijuru? Bubaze. Urakwemeza ko Yesu aje wowe wajya mu ijuru ukurikije ibyubamo amagambo yawe, mirimo yawe, ubunebwe bwawe, kutiga kwawe, kudasenga kwawe, kudasoma ijambo ry'Imana? Uratekereza ko wowe ubwawe byakurenza iki kirere ukajya mu ijuru ukurikije uko umutima wawe ukubwira? Muzaba mukoze neza nimuryumvira. Ibyo bice bigize Bibiliya, ubuhanuzi, gutsindishizwa iby'amategeko n'amateka Bibiliya, reka mbabwire ikibigize. Ibyo gutsindishizwa tugiye gutangira ariyo faze ya mbere. Tuzigamo iki? Icya mbere tuziga uko umuntu bundi agomba kwigishwa. Umuntu bundi yigishwa ate? Ni gute umwuka w'Imana amutsinda? Binyura mu zihe nzira? Umwuka w'Imana wasezeranye asobanura umuntu ate, akamwereka ibyaha yakoze, bigenda bite? Kugira ngo twereke umuntu yitwa ko ari umunyarwanda, kuko radio turimo kuvuga mu Kinyarwanda. Abarundi murabyumva, abakongomani muri iki gice cy'iburasirazuba muranyumva, abagande mu majyepfo murabyumva, abatanzania bajya bandelefona namwe murabyumva. Hejuru y'iyi fazi igiye gukurikiraho ntacyo muzigera mwireguza imbere y'Imana kereka niba mudafite amatwi yumva. Tuziga ngo ni gute umuntu yigishwa, umwuka w'Iteka mutsinda ate, amwereka ibyaha yakoze ate, ni gute Imana imubabarira agahabwa amahoro yo mu mutima, agahabwa n'amasezerano. Umurimo ubaho hagati y'umunyabyaha n'Imana ukora gute? Muve mu bujiji mujye mu mucyo, kandi uwo mucyo muba abagabo bo guhamya ko uwo mucyo wabagezemo. Murumva ibyo tuziga? Akandi gafaze ka kabiri tuziga muri ibyo byo gutsindishirizwa, tuziga uko ayo mahoro yinjiye mu mutima acungwa. Erega Bibiliya yihisha ibintu mutazi. Tuziga uko umuntu avugurura amasezerano yahawe n'Imana, uko umuntu ayavugurura. Tuziga uko abantu batakara n'ibyo bazira, n'icyo bagomba gukora kugira ngo basubire ku murongo wo kugira ngo Imana ikomeze kubungabunga ayo mahoro ari mu mitima yabo. Kandi icyo nabatangariza, twiteguye gufasha buri wese uzakenera ko tumuba bugufi, ko tumwunganira, kandi ko tumufasha. Twiteguye kubikora. Mu munota umwe Daniel n'ibyahishuwe biratangaje kuba ubu ngubu isi yuzuyemo akavuyo, ibyihebe mu rundo mwinshi. Leta zisa naho zirimo kunanirwa gukontorora inkozi z'ibibi,
abagome bamaze kwiyongera, ibyaha bimaze kuba byinshi, iterabwoba hirya no hino, amadini yuzuyemo amacakubiri, kugongana, kutumvikana ku nyigisho, madini menshi. Ibyo byose bigiye bikubiye mu by'ubuhanuzi. Ubuhanuzi busa nk'aho ari urumuri rugiye kutumurikira kugira ngo tuzasobanukirwe n'ukuri. Iyo niyo faze yindi ya kabiri tugiye kwiga. Umwongereza yaravuze ngo if you don't change, the change will change you. Nudashaka guhinduka, impinduka zizaza kandi zizaguhindura. Imiburo, ibibwirizwa, gucyaha n'ibindi byose Imana iringanije kugira ngo izaguhindure. Nibitaguhindura, iyi si yonyine izakwishyira ku murongo kandi bizakubera bibi, uzasa nayo, amaherezo ni muri gihonomo. Gusa sibyo nkwifurije. Ikintu nasaba, ntaho muzahungira, nta naho muzajya, mutega amatwi muzakurikirana iyi faze tugiye gutangira, mubishyire mu bwenge, mubyemere, imiburo nibageraho muzayishyire mu bikorwa kandi Imana yiteguye kubafasha. Ariko icyo nababwira ni ugukangukira kugira ngo muzakurikirane iyi faze y'ibyigisho tugiye kubashyirira ku mugaragaro, kugira ngo muzabikurikirane kandi muzabikurikire bibagirira n'umumaro. Ni karibu. Reka dusoreze hano nk'uko twatagiye dusenga, dusoze n'isengesho. Urakoze Mana yacu, turagushimye. Reka tuguhimbaze, turagusaba cyane ngo ari twe ari n'abazumva uku kuri, twese tuzategurirwa kujya mu bwami bwo mw'Ijuru, kandi tuzakora ibyo dusabwa byose. Umwiteguro ukwiriye ubeho nk'uko bikwiriye nyine, mu izina ryiza rya Yesu. Hari igihe kizagera Mwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru, ati nimuze bana banjye.